Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Igitondo cyiza buri wese ahantu ari. Imana ni nziza, iduhaye kongera kubaho, datahabwa icyubahiro. Reka turirimbe indirimbo ya 437 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Iravuga ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka. Reka turirimbire Imana, niturangiza turasoma ijambo ry'Imana, dusenge, umunsi wacu tuwushyire mu biganza by'Imana. Uwiteka abane natwe, Yesu aba ari we uyobora intambwe z'ibirenge byacu uyu munsi. Reka turirimbe iyi ndirimbo ya 437. Mamavuta Yesu mbone kwaka, mamavuta ndakwinginze, mamavuta Yesu mbone kwaka burinde bucya. Haleluya. Turirimbe hozana tugusingize, wowe mwami, wowe mwami mwiza utwara abami, Yesu tugusingize. Amahoro mukiza nduhuke, amahoro ndakwinginze, amahoro mukiza nduhuke, amahoro burinde bucya. Haleluya. Turirimbe ngozana tugusingize, wowe mwami, wowe mwami mwiza utwara abami, Yesu tugusingize. Umunezero Yesu ngushime, n'igikombe giseseka. Umunezero Yesu ngushime, ye ngushima burinde bucya. Turirimbe hozana tumusingize, umwami, wowe mwami Yesu utwara abami, Yesu tugusingize. Makumeneka iteka mukiza, momeza kumusaraba. Makumeneka iteka mukiza, ujya umena burinde bucya. Turirimbe hozana tumusingize, wowe mwami utwara abami, Yesu tumusingize. Maguhora nkwihangira amaso, ukunyigisha nkwemere. Maguhora nkwihangira amaso, mwigireho burinde bucya. Haleluya. Turirimbe hozana tumusingize, wowe mwami, twara abami, Yesu tugusingize. Haleluya. Turirimbe hozana tumusingize, wowe mwami, wowe mwami mwiza utwara abami, Yesu tugusingize. Haleluya. Yesu no gusingizwa, Yesu no kuratwa, Yesu yamamare. Turirimbe hozana tumusingize. Umwami w'abami arakomeye, agira neza, kandi n'ubu buntu bw'umunsi ni we ubuduhaye. Ibyiza adufitiye ni byinshi. Haleluya. Reka dusome Habakuki 3 umurongo wa 2. Habakuki igice cya 3 umurongo wa 2. Uyu ni Habakuki. Uwiteka we, numvisha inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka ujye umenyesha uburakari
ujye uwumenyesha mu burakari, wibuke kubabarira. Reka nsubiremo. Uwiteka we, numvishe inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Hagati muri iyi myaka ujye uwumenyesha mu burakari wibuke kubabarira. Amen. Imana ihembura umurimo wayo. Kuri uyu munsi w'umurimo, isi yizihije umurimo, ariko nagira ngo mbabwire ko hariho n'imirimo y'Imana. Hari imirimo y'Imana Imana idusaba ko tuyikorera. Hari imirimo y'Imana nayo ubwayo Imana ikora imirimo. Haleluya, Imana ikora imirimo. Zaburi 118 umurongo wa 16, aho ndi kuvuga ku mirimo y'Uwiteka, niho havuga ngo ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gushyizwe hejuru, ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gukora iby'ubutwari. Ndagira ngo wibuke kandi imirimo Imana yakoze. Hari ukuboko k'Uwiteka kwakoze imirimo mu buzima bwacu, mu buzima bwawe. Ubyibuke, ubishimire Imana. Kuri uyu munsi w'umurimo wibuke n'imirimo y'Imana. Hanyuma kandi imirimo y'Imana iyo yakoze mu buzima bwawe uyishimire, ushimire Imana imbaraga yakoresheje imirimo yakoze. Tutaza kugira ngo tutabona isi iri kwibuka umunsi w'umurimo, isi ikibuka abakozi, tukagira ngo Imana yo nta mirimo. Tugomba no kwibuka natwe imirimo y'Imana. Natwe abera hari uko tubyibuka, hari uko tubyizihiza, tukibuka imirimo y'Imana mu buzima bwacu, tukibuka imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Ikindi, tugahagarara nk'Habakuki, tugasengera umurimo w'Imana. Hari iby'Imana iduhamagarira gukora kuri iyi si. Imana iyo iremye umuntu, hari umugambi bimuremeye kugira ngo uwo mugambi usohozwe. Abafite imihamagaro, uyu ni umwanya mwiza wo kuyisengera. Abafite ibyo bakora, Imana yabahamagariye, yabatumye. Abo mvugana nabo nabari mu by'Imana yabatumye. Naho abagiye gukora ibyo itabatumyeho ni ibindi bindi. Rero dusengera umurimo w'Imana, usengera umukozi w'Imana ugufasha. Umukozi w'Imana ugusengera, umukozi w'Imana uri kumwe nawe, umukozi w'Imana wumva ukumva uranezerewe, ukumva arakubaka, ukumva hari icyo wungutse kuri uwo muntu. Umusengere urabona gushyigikira uwo murimo Imana yasize muri we. Nawe kandi wisengere kugira ngo icyo Imana iguhamagara gukora kuri iyi si abe ari icyo ukora, kugira ngo icyo Imana ishaka abe ari icyo ukora. Duhagarare nk'Habakuki, aho yasengeye umurimo w'Imana. Aravuga Imana ngo hembura umurimo wawe muri iyi myaka. Kandi koko nibyo birakwiriye. Imana isuka amavuta, ngo natangiye turirimba uyu muririmbyi ngo mpa amavuta Yesu. Imana isuka amavuta mu mirimo ya buri munsi ibikorwa by'Imana, isuka amavuta mu bakozi bayo, kugira ngo tubashe gukora mu kuri no mu mwuka, bashe kugenda nta kintu na kimwe hakiriho urubanza, ahubwo ibintu byose bitungane. N'abakora amakosa mu murimo w'Imana, ayo makosa aveho, ko amasengesho ahindura ibintu byinshi. Uyu ni Habakuki wahagaze arasenga ngo Uwiteka we, numvishe inkuru zawe zintera ubwoba. Umutwe w'amagambo w'iri jambo uravuga ngo isengesho rya Habakuki. Ngo Uwiteka we, numvishe inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Imana izane guhembuka. Imana izane guhembuka mu bakozi b'Imana. Ihembura abantu, ihembura ibikorwa byayo. Uwiteka niwe nyiri umurimo, yatangiye umurimo ni nayo izawusohoza. Ariko tugomba kubisengera, tugomba guhagarara tugasengera ibyo bikorwa. Ugasengera eglise yawe, ibikorwa mufite, aho ubarizwa, aho usengera, icyumba cy'amasengesho ubarizwamo, ministeri ubarizwamo, ukabasengera ibikorwa by'urukundo byose hirya. Ugasenga ukumva ugize ishyaka hirya no hino ku isi, kugira ngo kandi ubutumwa burusheho bwa Yesu Kristo kugera hose. Ugasengera abavuga butumwa bo mu muhanda, ukabasengera kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bugumye kwamamara. Nta nicyo Yesu yadutumye, kwamamaza ubutumwa bwiza, kuvuga Yesu Kristo, kugira ngo abanyabyaha bakizwe mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Natwe iki gitondo, uyu munsi w'umurimo, ntiwibagirwe ko hariho imirimo y'Imana. Imana ibyo yakoze mu buzima bwacu, ubwo ngo Mana, nubwo isi iri kwizihiza imirimo, umunsi w'umurimo n'abakozi, ariko nibutse ko Mana uri umukozi w'umuhanga, nibutse ko Mana uri umunyembaraga. Ubishimira Imana, ubwira Imana imirimo yakoze mu buzima bwawe. Zaburi 118 umurongo wa 16.
barabivuga neza. Amaboko y'Imana akora ibintu bikomeye n'ibyoroheje mu buzima bwacu. Yataba Imana ngo ikore uyu munsi ntago mbizi, ariko twagiye tubona amaboko y'Imana. Habakuki kandi twongere duhagarare nka Habakuki, cyane cyane kuri uyu munsi w'umurimo, usengera ibikorwa by'Imana. Yewe uwo mukozi w'Imana nawe umutelefone, umuramutse, umwifuriza ibyiza n'ibinarimba, ukaba umuzi, nutamubona umwohereza akavoyisi, umubwira ati kuraje mu bikorwa by'Imana, kuraje muri uwo murimo ukora. N'ibyo nabyo bituma arushaho kugira kuraje. Kandi ikindi nkibyibuka ku bakozi b'Imana, ntimugire ikibazo, iyo dukorera izaduhemba, iyo aduhamagaye niyo kwizerwa. Nubwo isi ubu ngubu iri kwizihiza umurimo abakozi cyangwa se umurimo, ni byiza, ariko mwibuke ko natwe mu ijuru duhishiwe umunsi mukuru. Hari umunsi mukuru Data wa twese adufitiye, hari umunsi mukuru Yesu nyir'umurimo adufitiye, ngo birimo birategurwa. Ntugire ikibazo, mu ijuru hariyo ibihembo, ntugire ikibazo, ahubwo kuraje, nawe uzahembwa. Nawe nugera mu ijuru bazakwitaho, uzambikwa amakamba, hariya amakamba 5, ntuzaburamo na rimwe, uzayabona. Humura, komera, Kristo aracyariho. Reka dusenge. Imana nyir'ibihe, uyu munsi tuzanye umurimo wawe, duhagaze nk'Habakuki imbere yawe. Turagushimira uyu munsi duhagaze imbere yawe Mana. Turazirikana umurimo wawe, turazirikana n'imirimo yawe mu buzima bwacu Mana. Habwa icyubahiro, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro. Ibyo wakoze ni byinshi, ni by'imbaraga. Ibyo wakoze birakwiriye, ibyo wakoze birahambaye, ibyo wakoze biraboneka, ibyo wakoze Mwami. Ushimwe, uri Imana y'amaboko maremare, uri Imana ikora imirimo yohereje n'ikomeye, uri Imana yitamurura, imbaraga zawe zikagaragara. Turagushimiye Mana. Uyu munsi nubwo isi yibuka abakozi, ikibuka umurimo, ariko ntiduheranwe n'ibyo, ahubwo twibuke ko hari n'abakozi bawe, tubibuke Mwami. Niyo mpamvu tubizanye kuri uyu munsi. Yesu turabasengeye, umuntu wese wahamagaye ugukorera by'ukuri Mwami, ndamusengeye. Wa wundi uri mu mwanya hahandi abarizwa, hahandi wishimira, wa wundi witanga kubw'iby'ibikorwa byawe Mwami, umugirire neza, umutabare, umuha amahoro, murwanire intambara ze n'izo atazi, umuvugire, umubere umuvugizi mukuru, umutsindire, kuko Satani ntabwo abakunda, agenda atega imitego hirya no hino, ariko kuko ari wowe nyiri umurimo, nawe ugenda unesha, ugenda ubatsindishiriza. Utabara abakozi bawe barwaye, utabara abo Satani yari yarafashe wera ibikorwa bagukora akabateza ibigeragezo. Uyu munsi barengere Mana, bibuke, suka intege mu bugingo bwabo, suka amavuta nk'uko umuririmbyi twaririmbye ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka. Sukama amavuta mu bugingo bwabo, mu buzima bwabo, bahembure, bashyire ku rufatiro Mwami, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze Mwami w'abami. Dusengeye kandi imirimo Yesu ku macaca aho dusengera, ibikorwa bihari, imirimo yawe, abatuyoboye, abakozi b'Imana badufasha mu byumba by'amasengesho aho dusengera Mwami, mu cyumba cy'amasengesho ku birenge by'Umukiza, mu isaha yo gusenga. Ndasenze Uwiteka ngo wongere uhahagarare, wongere witamurure Mwami uko dusenga, mu izina rya Yesu. Ugumye wumve gusenga kw'abana bawe Mana, uduhagarareho, uturinde nk'imbonyi y'ijisho, uko imisozi igose Yerusalemu, utugote mu butware bwawe n'ububasha bwawe. Kandi Mwami, ugumye uhakorera imirimo yawe, ugumye witamura, ugumye wigaragaze muri byose kubw'icyubahiro cyawe. Urakoze Yesu. Uyu munsi uganze mu buzima bwacu, twibuka umurimo wawe kandi twibuka n'imirimo yawe y'amaboko yawe akomeye. Ndagushimiye Mukiza. Amen, amen, haleluya. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom, shalom, umunsi mwiza. Bye.